Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro ni zahabu ya twese, ikiganiro muryoherwa muri benshi cyane, kandi noneho tubabwira ko buri umwe aba agomba kugira byinshi agenda kuramo kugira ngo nawe abashe kwiteza imbere biturutse mu buhinzi. Ubuhinzi n'ubworozi nicyo kintu cya mbere, nicyo kirombe cya mbere dusigaye dufite nka hano mu Rwanda, Afrika ndetse n'isi muri rusange. Ushobora kubyumva ntubyemere, ariko nushaka kubyemere kubera ko nicyo kintu cyonyine dufite dushobora gukuraho amafaranga nta kindi kibazo na kimwe kibonetse. Icy'ingenzi ni ugushora ndetse nawe ubwawe ukabiha umwanya kandi nawe ubwawe ukabikunda. Ndi mu karere ka Bugesera, ndi mu murenge wa Rweru, ndi mu murima w'ibinyomoro. Ni umurima uhinze kuri hegitari imwe. Ibi binyomoro mureba bimaze amezi 7 yonyine. Tugiye kumenya byinshi ku gihingwa cy'ibinyomoro cyangwa se ku mbuto z'ibinyomoro. Ese ni iki kigisabwa kugira ngo umuntu abashe kuba yahinga ibinyomoro? Ni iki gishobora gukorwa kugira ngo umuntu abashe kuba yahinga ibinyomoro bimere neza, byere neza, ndetse nawe ubwawe ubashe kwigiraho kugenda uhinga ibinyomoro kandi ubihinge mu buryo bwiza? Ndaje nkwigisha. Turi kumwe n'umusaza w'umusirimu ugiye kudusobanurira ku gihingwa cy'ibinyomoro, akanatwigisha uburyo ki dushobora guhinga ibinyomoro, yewe noneho akanatubwira ese twebwe turasabwa iki kugira ngo natwe twinjire mu mwuga w'ubuhinzi, yewe tunahinga ibinyomoro. Muzehe witwa nde? Okay, jewe nitwa Emmanuel Tuyizere, ntuye mu murenge wa Rweru, akagari ka Nemba, umudugudu ni Kimpara. Kimpara. Kuki wiswe Kimpara? Ubwo hakuno kuba twadusimba tw'impara n'imparage cyane muri aka gasozi. Ariko abantu bavuga ko impara zaryohaga, ntago mwajya muzihiga se? Iyo ngibyo nta bidashoboka ko babikoze, ariko twebwe ngo ntago twabikora kuko impara ziri mu bidukikije. Zirimo kandi nawe ugomba kubibungabunga. Yes, ngomba kubibungabunga. Katwigarukire ku ntama yacu. Intama yacu dufite muri kano kanya n'ubuhinzi noneho bw'ibinyomoro. Ndagira ngo banze uduhe nimbuzi ku mateka y'ibinyomoro simbizi, ariko noneho nk'umuntu w'umuhinzi hari uburyo cyo ushobora kububizi. Ubundi ikinyomoro wowe ukizi ute? Okay, murakoze cyane. Ikinyomoro rero ndakizi kuko ikinyomoro ni banke, na wahinze ikinyomoro no kuvuga ngo ubufite na banke mu murima wawe. Bivuze ngo iyo banke noneho ubuyirebera mu mufuka wawe. Ubuyirebera mu mufuka wawe. No kuvuga ngo uko ubyutse ujya mu murima ugenda baruti inyungu iri kugenda yiyongera muri ubu buryo ubu n'ubu, bivanye n'iminsi n'uburyo bitangiye kwera. Yego. Ya. Jewe rero ibinyomoro bimazemo imyaka igera muri 6 mbihinga. Mbere kugira ngo mbihinge nabanje guhabwa amahugurwa na World Vision na iCraft na Lab mu bijyanye no gukora amapipinyeri. Biba ngombwa rero ko mu mapipinyeri ndiho nkora ni iki nshobora kuba nakora inahangaha kidahari kikagira akamaro abandi bashobora kureberaho. Byabaye ngombwa rero ndeba nsanga Ubugesera hari amazi, ariko nareba ngasanga ahanini mu Bugesera kugira ngo barye ibinyomoro no kujya kubikura i Kigali, kandi nareba ubutaka bwaho nsanga ubwo butaka bushobora kuba bwabamo ibinyomoro. Byabaye ngombwa rero ko projet nakoranaga nayo iCraft nyisaba mumpaye umurama w'ibinyomoro byo byamfasha. Barambwira bati rero ahangaha ntawo dufite, ariko araho dufite ingemwe muri Nyabihu. Nubwo ingemwe za mbere nazikuye muri Nyabihu muri pipinyeri rikadahenda. Ndagenda nkurayo icyo gihe nsanga byashize muri pipinyeri, nkurayo ingemwe 500. Ingemwe 500 nizo naje mperaho. Naragiye ndazizana bararandura, ntabwo nazanye mu bihoho, nararanduye kugira ngo binyorohere, zishyira mu mufuka, maze kwishyira mu mufuka ndongera ndazizana nyinyuza muri pipinyeri. Nyuma y'ukwezi n'igice mitanzitera. Naziteye rero ntangiriye ku murima wa metero 30 kuri 50. Niho nahereye kuri ibyo biti 500. Ndabitera birera. Kugira ngo icyo gihe na saremo amafaranga bakaba hafi muri miliyoni 3. Yego ko Nyagasani. Umurima uhinzeho ibiti 500, umurima wa metero 30 kuri 50, wasaruyeho miliyoni 3. Wari washoye angahe? Umuringoti nkuko mikubwiye 30 kuri 50 tukodesha ibihumbi 70. Abari 70. Washyiraho n'abakozi kuwurima ni ibihumbi 8. 78. Washyiramo no kuvomerera, mbese urebye muri rusange ndebye muri registre ko nagiye nandika gukodesha essence n'abakozi byahinganye n'ibihumbi 300. 300.
wowe muhinzi udukurikiye muri kano kanya, njyewe ndimo kuba excited cyangwa se ndimo ndatangara nimba ungaya untera ibuye. Ese koko we ntabwo wemera ko ubuhinzi ari hantu honyine dusigaranye ubukire? Ikiganiro ni zahabu ya twese. Ni gute nashora ibihumbi 300 nkasarura inyungu bwikuba inshuro 10? Ese we ntacyo wumvamo? Muze kuba nashora ibihumbi 300 nkakuramo miliyoni 3, ntago umuntu yashobora guhita byumva. Najyaga nibazaga impamvu ufite itoto ringana gutya, nkareba ukuntu ukeye, ariko kumbi ifaranga urarizi kabisa. Wowe noneho wabigeranyije na bank. Ikiganiro cyitwa zahabu ya twese. Ni gute ikinyomoro noneho wumva cyabaye zahabu yawe? Okay, ikinyomoro rero ni zahabu yanjye. Icyambere, ikinyomoro ni ikintu cyera igihe kirekire. Ikinyomoro iyo wagifashe neza ntabwo gihondora. Oya, iyo uri kukimenyera imborera yawe, amazi, ntabwo kijya gihondora. Nuvuga ngo uko kandi kera uko gitangira ni nako kigenda. Nimba urugero warasaruragaho muri sezi uri gusaruraho ibiro 10, uko kigenda kera amashami ukuri kubiyabona gitangira n'amashami 3. Ayo mashami 3 rero uko umusaruro ugenda uzaho niko ishami rigenda ribyara andi mashami. Bivuze ngo umusaruro ugenda wikuba. Nuvuga ngo rero impamvu nabwiye ngo ni zahabu ni na banki, nuko gisarurwa igihe kirekire kandi ni igihingwa kihanganira kuba cyapfa. Kuko ikinyomoro gishobora kumara ukwezi kose kiri ku giti, ukazagisarura ari uko wumva byibura isoko ryamaze kugira gute, hari ryabaye neza, hari igiciro kiyongeye ku isoko. Kikimarira ukwezi kose ukakirekeraho. Ukwezi kirakurangiza neza, nta kibazo na kimwe cyari cyagira gute, cyari cyaba. Ntabwo kijya ngo kirahita kibora nk'uko urunyanya warugomba kurusarura ku wa 3, ku wa 6 utarusarura rugapfa. Oya, ikinyomoro cyo urakireka ukakimenyera amazi, igihe isoko ryabaye nkaho wumva hari igiciro cyagiyeho, ukagenda ukagira gute, ugasoroma ukajyana ku isoko. Yego, reka turaza kugera ku gusarura nyuma. Noneho nge ndashaka tutangire banzu twigisha uburyo ki dushobora guhinga ikinyomoro. Nkawe nk'umuntu bimazemo hafi imyaka 6 yose, ikinyomoro nagihingane kugira ngo uyu muntu dukurikiye abashe kumva nawe ko ashobora no gufata 20 kuri 20 agahingamo ibiti 300. Ntatangire ku biti 500 nk'ibyo nawe watangiriyeho, ariko inyungu numvishemo irarenze. Twigisha guhinga, ahubwo nanjye mve hano njya guhinga. Okay, ni byiza uko nigishijwe nkamenya, ni ngombwa ko nigisha n'abandi, kandi ni benshi koko banaje no kuhigira ahangaha. Ni na byiza ko n'ababikurikira kuri televiziyo, icyambere no kubanza guhindura imyumvire. Icya kabiri ni ukumenya ko ahantu hambere muri iki gihugu turimo hari amafaranga ni mu buhinzi, ariko ubuhinzi butari ubw'akajagari. Ni ubuhinzi bukozwe kinyamwuga, ubuhinzi bw'umwuga bukozwe kijyambere. Uburyo rero icyambere ni ugutegura umurima. Teguye umurima, ariko ubwo wabanje kuba wizeye ko nuko uteguye umushinga wo kuzahinga imbuto y'ibinyomoro. Ubu butaka se buberanye n'ibyo binyomoro, nshobora se kuba nabona amazi aho hafi? Kuko icyambere ushaka umusaruro mwinshi, banza urebe umurima kugira ngo igihe ikirere nigihinduka imvura ntiboneke uzuhire. Nicyo kintu cyambere. Nkuko nabikubwiye, ikinyomoro gitanga umusaruro cyane bivanye na none no kuhira, kuba ibyo gikeneye kiri kubibona. Nkuko niyo umuntu akeneye kurya ntabone ibyo kurya arananuka. N'igihingwa rero nacyo nuko nguko. Ikinyomoro rero ubanza kureba ubutaka, aho ubona ugategura umurima. Wamara gutegura umurima ukavuga imbuto nshobora kuzayikura hehe, ni hehe nakura imbuto yizewe. Icyo nicyo cyambere, kuko nubwo turiho tubibona ngira ngo ibinyomoro urabona uko bimeze, ibinyomoro ngo bisigaye bifite ikibazo cy'uburwayi. Bisaba rero kujya kureba neza aho umurima ukawikuriramo imbuto wawugezemo. Usibye ko giyewe ibingibi turiho duhinga, ikarafu none yabimpaye byavuye hanze, umurama bakuye hanze, rwa umurama mushyashya, no mpamvu ubona nta n'uburwayi burimo. Rwa ngo rero iyo kigiye guterwa ucukura umwobo wa santimetero 40. Mze wari urimo kutubwira buryo ki imbuto zawe zuriye indege zikava hanze
ari nayo mpamvu uvuga uti nta n'ubukoko kuri ubu ngubu zifite. Ariko noneho njyewe nka Jean Paul ukeneye kwiga ku uburyo ki nahinga izi mbuto, ndashaka kumenya ni igiki nakoresha kugira ngo ese imbuto nazikura he nzikeneye, ntagombeye kwitabaza izo zo hanze, yewe noneho menye n'uburyo ki nshobora gutera ibinyomoro. Murakoze cyane. Murakoze. Ibinyomoro cya mbere biterwa kuri metero imwe na santimetero 50 kuri 2. Ubwo aho n'ahantu hatabyuka cyane. Iyo habyuka cyane utera 2 kuri 2. Aho ngaho icyo gihe haba habyuka. Iyo ukize muri distance nibwo ikinyomoro gikura ugasanga kirabyibushye ku buryo n'imbuto zajeho usanga zibyibushye. Hanyuma rero nkuko nari mbikubwiye, icya mbere kujya guhinga ibinyomoro ni ukubanza kureba umurima, kurambagiza umurima, kujya mu bahinzi babigize umwuga. Urugero hanjye nkuko uri ubibona ahenshi muri aka karere ka Bugesera, ahangaha ngira ngo niho bakuye umurama. Ugiye muri aka karere ka Bugesera ukabuza uti ibi binyomoro bikuye, bagura babikuye mu murenge wa Rwera kwa Tuyizere. Naho ubu mbega nkuko tujya twumva umuntu baramwitiriye icyapa runaka, ubu nawe ku kinyomoro ni kwa Tuyizere. Icyapa nuko hari urakihabona, uraza ukibona cyane nyine. Nawe bahita kwa Tuyizere. Kwa Tuyizere umuhinzi ntangarugero bivuze kuyibona hariya. Bivuze rero ubuvuze ngo nje muri Rweru nkavuga ni munsi ge kwa Tuyizere, bahita bahamenya. Niyo waba ukigera mu karere ka Bugesera kuti mungeze kwa Tuyizere kwa wa muhinzi w'ibinyomoro, ako kanya ni ukugeza ahangaha, kuko bose ibyo bafite babikuye ahangaha. Kandi ni byiza kuko ubu ngubu nta bakijya kugura akenshi ibinyomoro i Kigali nkuko byabavunaga. Oya, abahinzi bahangaha muri Rweru mu gace k'Ubugesera ubu nibo basigaye bagira gute, nibo babyifitiye. Byakomotse he? Byakomotse ahangaha. Ni nabwo buryo n'iyi mbuto ni kugira ngo nyifate neza mu minsi iri imbere nitangira kwera, abantu nongere mbahe imbuto nshyashya ishobora guhangana n'ubu butaka cyangwa se n'ikirere turimo muri rusange. Hanyuma noneho batera gute? Kubitera urugero nabanje kuruguha metero imwe kuri 50 kuri metero 2, haba ari heza ugatera 2 kuri 2. Hanyuma kubitera rero umwogo ugomba kubite santimetero 40 kujya hasi na 40 z'ubugari. Kujya kugitera ubanza gushaka imborera, ifumbire y'imborera yabikomoka ku matungo cyangwa ifumbire nyarwatsi, cyangwa ngupfa kuba ari imborera. Impamvu twibanda ku mborera cyane nuko bituma hari abashobora kuguha isoko bagura bati twebwe dushaka ibinyomoro bitari mu ifumbire mvaruganda. Icyo ngicyo ni mukabigiranaho amasezerano gutyo. Kuko ugiye guhinga ku buryo bugari, ugiye guhinga ku buryo bwa kinyamwuga, ubu ugiye guhingira n'isoko. Isoko rero umuntu aguha uko ashaka, agura ati jewe nzajya nkugurira ariko ntuzashyiremo imvaruganda. Icyo gihe ukoresha iki? Imborera. Iyo bitameze gutyo rero turabizi imvaruganda nayo ituma umusaruro ugira gute? Wiyongera nanone. Nubwo ngo mu buhinzi bwawe nimba ufite hegitari 1/2 ushobora kugishyiramo iyi mborera n'imvaruganda. 1/2 kindi cya wa muntu udashaka ibirimwo imvaruganda, iry'umwimerere nawe ukagira gute? Ukabikora muri ubwo buryo. Ariko bikora gutyo ariko mwamaze kugirana kontara, amasezerano uvuga ngo uyu musaruro uzaboneka ngaha koko ni uzajya wungurira kuko ampaye inshingano ngomba kugira gute? Kugenderaho. Nubwo buryo. Ese ko dukenera amafaranga, uravuze uti ahantu hagiye imvaruganda n'ahantu hagiye imborera, kwera biratandukanye, kandi nge nishakira amafaranga. Kubera iki nagendera kuri wa muntu ushaka bya bintu bizantubira? Urakoze. Icyo gihe iyo mwumvikanye ko uzakoresha imborera, agomba kuguha amafaranga menshi. Kuko iyo washyize mu imvaruganda urumva umusaruro urikuba. Bivuze rero kubera ko hari icyo abagabanejeho, agomba kuguha amafaranga kugira ngo wowe utazahura n'igihombo, hanyuma we kandi akagira ku nyungu ziwe ashaka. Yes, nubwo buryo. Okay, Tuyizere ufite icyapa kubera ubuhinzi, umuntu wese uje muri Bugesera muri Rwero ngeza kwa Tuyizere nuko bimeze. Tuyizere mu bintu byose wakoze muri ubu buhinzi bwawe kugeza ubu ngubu umaze kugera kuki mu bijyanye n'iterambere? Urakoze cyane. Nabikubwiye nahereye kuri metero 30 kuri 50. Metero 30 kuri 50
zampaye gukodesha ahangaha ku buso bwa hegitari. Ahangaha mpishyura ibihumbi 450 ku mwaka. 450 ku mwaka. Kandi noneho nishyurira rimwe imyaka 3. Kuko ikinyomoro ujya kugitira mu murima w'umuntu ntago kizera umwaka umwe. Ahubwo umuha amafaranga byibura mu myaka 3 cyaba kitarahundura ngo kivemo ukamwongera. Bivuze ngo umuha miliyoni 1,350. Urakoze cyane. Ingunga. Wabimenye. Bivuze rero yose umuntu yagera yarahereye hehe kuri za metero 30 kuri 50. Ubu ngubu iyi hegitari ubona irimo 6,500 cy'ibinyomoro. 6,500. Bivuze ngo harimo ibyagiye bipfa. Harimo ibyagiye bipfa kubera habaye nkaho hanyuramo akazubaho gakeya. Ariko iyi hegitari ntabwo ari byonyine byampaye mu mafaranga nakuye muri ibinyomoro, hari indi nakodesheje. Murakodesheje hegitari ebyiri. Hegitari ebyiri nshaka kuzagira gute kuzateramo n'ubundi ibinyomoro ejo bundi mu kwezi kwa 9. Urumva rero bigenda byaguka. Hanyuma mu rugo iwanjye harakoze, hubatse neza, umwana ntabura mitiweli. Ari kuvuga ngo ndatoshye, ntabwo waba urya ikinyomoro hanyuma ngo utere gutoha. Icyo ni icyambere. Nta mwana wanjye wahuhwa n'umuyaga. Uwo ari we wese bose baracinye neza, baracinye nta kibazo. Ni ukuvuga ngo rero umugore ameze neza, abonera igitenge ku gihe, nanjye kandi urabona meze neza. Urase ko ndi icyatsi bimeze n'ibinyomoro. Ni ukuvuga ngo ntabwo ndi mu muhondo, ntabwo ndi mu mutuku, ahubwo ndi mu iterambere. Bivuze ngo icyo ndiho ndeba kuko ko twagize amahirwe na leta, aka karere kakaba karadufashije, kaduhaye amapano. Ibyo byose byaje bitewe n'ibikorwa. Ubwo ni bya bikoresho bikoreshwa n'izuba. Bikoreshwa n'izuba. Yego. Vuga ngo umunsi wari wo wose igihe cyo cyose ahangaha ku buso bwa hegitari 10 bwemerewe kugira gute guhingwaho, haba mu izuba haba mu mvura. Bivuze rero icyo ngambiriye ubu nyuma y'imyaka mike nuko byibura ngomba byibura nanjye kuba nifitiye hegitari zanjye 2 niguriye zanjye ku giti cyanjye, atari zo ngize gute, atari zo nkodesha. Ubwo nkajya mvuga ngo ndahigengaho, nzajya mpingira mu gihe nshakiye. Icyo gihe bizanamfasha amwe nakodeshaga agenda agira gute akora ibindi bikorwa byo mu rugo. Yego. Kugira icyo ndenzaho birananiye, ariko noneho nanjye ntunzwe no kuvuga muze. Yego. Karagaciyemo. Ikiganiro ni zahabu ya twese. Wowe udukurikiye muri kano kanya wumvisha ibigwi bya muzehe aryani Emmanuel Tuyizere. Wowe udukurikiye wumvisha ibigwi bya muzehe Tuyizere, arakubwira ati ndi icyatsi hose nk'uko ikinyomoro cyanjye nacyo ari icyatsi. Ariko noneho reka mbanze nkwibarize, izo nyungu wumva muzehe Tuyizere abona, wowe ubwawe ntabwo ushaka kubigeraho? Njyewe ubwanjye nafashe umwanzuro. Tuyizere, turimo no kugenda tusa nkaho dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Wowe ubwawe muri ibi binyomoro 6,000 bisaga watubwiye, umaze gushoramo angahe utagendeye wenda muri ubwo bukode, kuko ibinyomoro uzabisarura igihe kinini. Ariko noneho ndeba muri ibi binyomoro urateganya byibuze kuzakuramo umusaruro mu buryo bw'amafaranga unganiye. Urakoze cyane. Duhere ku gishoro. Muri ibi binyomoro rero uriho ubona mbariyemo imborera nashyizemo, amazi nakoresheje, nanjye ubwanjye kuko kubicunga ngomba kubibara. Habara nahageze ngomba kwibarira umubyizi. Ahangaha hamaze kuntwara 540 kuko hose aho bigeze ubu ngubu. Ruvuga ngo rero mu kwera kwabyo iyi hegitari uriho ubona hose size ngo sa amafaranga. Ibyo nakubwiye ngo ahangaha ni ubukire. Iyi ni banki. Ahangaha byibura miliyoni 12 ntabwo zizabura mu kuri hegitari. Miliyoni 12 ntabwo zizabura. Aha tugeze ahangaha umaze kwishora ibihumbi byawe 500. Ahangaha maze muri amezi 7 540. Miliyoni 12 bihunduye ntabwo zizabura. Ariko ibyo ndi kubikubwira ari ikigereranyo cy'uyu munsi. Ibyo ngibyo ni ibyo nzi. Yego. Kuko ntabwo rugura ngo ngereranije ngo hazava mwaye. Ndi kukubwira ibyo nzi nkurikije ibyo nakuye mu byashize.
yes. Umuhinzi w'umunyarwanda w'ikinyomoro kuri ubu ngubu cyangwa se ushaka guhinga ikinyomoro ni zihe nama umugira? Rakoze cyane. Ikintu cya mbere nabasha gushishikariza umunyarwanda, ariko harimo abo mbashaka kubwira cyane ba mbere. Aba mbere nabizi. Hari uburyo uriho abantu bariho barangiza amashuri, ukabona umuntu amaze umwaka igihe kingana gute, kandi yagiye kwiga iwabo bafite isambu nziza igera no ku mazi ishobora kwera, ariko wajya kubona uko umuntu ari guteza ibibazo leta ngo akazi karabuze, mudushakira akazi iki n'iki, kandi isambu yabo irera. Icya mbere ni ugukura amaboko mu mufuka. Icya kabiri ni uguhindura imyumvire. Nta handi hantu ushobora kubona amafaranga nk'amafaranga avuye mu buhinzi n'ibikorwa ibyo ari byo byose. N'iki gihugu turimo, babana bari abayobozi bose bari hejuru, buriya amafaranga menshi abahemba naturuka ku bijyanye n'ubuhinzi. Icyo nshatse kuvuga ni uko ahantu hambere ushobora gushora, ushobora gukora ukabonamo inyungu bitakugoye, utavunitse, bitagutwaye ikintu kirekire, ni mu buhinzi. Ariko cyane cyane ndavuga jewe ibyo nabayemo ni ubuhinzi bw'ibinyomoro. Kuko ubuhinzi bw'ibinyomoro ku isoko na rimwe ikinyomoro ntikijya gihomba. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri uzarebe ubona hariho amadivayi, amaji y'izindi buto n'iki. Uyu munsi kugira ngo uzabone ji y'ikinyomoro biragoye, keretse umuntu uzi kubyikorera iwe mu rugo. Ariko ubutaka turimo, igihugu turimo gikwiranye no kuba cyakweramo ibyo binyomoro. Bivuze rero byakozwe umushinga bigahingwa, byagira n'isoko, ndetse n'urwo ruganda rwo rukaba rwagira gute, rwaboneka, rutunganya ayo maji yo mu binyomoro, kandi bigakorwa n'Abanyarwanda, bikaba made in Rwanda, umutobe wo mu binyomoro ukozwe n'Abanyarwanda, by'umwihariko ndetse n'abahinzi bo mu Rwanda. Njyewe ikintu cya mbere mpita nisabira leta, nk'uko uhise ubivuga, bateze imbere igihingwa cy'ibinyomoro. Kandi nanone uravuze uti ubutaha dushobora kuzabona made in Rwanda, ji iturutse mu binyomoro, kubera ko ubutaka bw'u Rwanda bushoboye guhingwaho ibinyomoro. Yewe noneho made in Rwanda ikaba yanagera no hanze. Inama mugiriye Abanyarwanda, yewe n'izo mugiriye leta, ni nziza. Ese hari imbogamizi mwaba muhura nazo muri buno buhinzi, tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu? Imbogamizi zibonekamo nk'uko nabikubwiye, hari ikibazo cya virusi. Virusi yaje mu buhinzi bw'ibinyomoro. Urumva gutegereza imbuto, ahubwo ni uko nagize amahirwe, Krafu na Division na Rap bakampa imbuto bayikuye hanze, ariko urumva nk'utafite aho ahurira n'abo bantu ni ikibazo. Habonetse rero n'uburyo haboneka imiti yo kuba twarwanya izo ndwara, virusi iragoye nyine, ariko hakigishwa n'abantu mu buryo bwo kumenya kubyitaho, uburyo bwo guhinduranya ibihingwa. Ko buri igihingwa iyo uhoze ugihinga ahantu hamwe, iyo virusi byanze bikunze igomba kuza. Ni nk'uko n'umuntu yari kurya indyo imwe burya ararwara. Yes. Bivuze rero no mu murima naho ni uko iyo wahoze igihingwa kimwe byanze bikunze kigomba kurwara. Leta rero nayisaba ko habonetse cyane cyane amahugurwa y'abahinzi ba buri gihingwa, cyane cyane ku kinyomoro. Nicyo cya mbere, nicyo cya mbere cyarushaho kudufasha muri rusange. Yego. urakoze cyane. Ariko noneho ubutanze ubujyanama yaba kuri leta, amahugurwa yiyongere, wowe kubwawe n'icyumba kuri ubu ngubu noneho aka kanya ubonye wakwisabira ntawe ubwawe atari muri rusange. Urakoze. Ku bwanjye ibyo nasaba ni byinshi. Icyo nakwisabira ni ugushyigikirwa muri ubu buhinzi bukozwe bw'umwuga. Haba nakwisabira ko leta nk'uko ari umubyeyi idufashije, hari uburyo abantu bagenda babona inguzanyo ku bikoresho runaka, hakaba haboneka n'inguzanyo ku bijyanye no kwihangira uruganda ruto
umuntu akaba yafashwa aho kugira ngo umusaruro upfe ubusa, ahubwo umusaruro umuntu akuyemo akagira uwo agurisha mu isoko, ariko bikaba na ngombwa ko awutunganya ukavamwo uwo mutobe ugahabwa agaciro ku buryo bugaragara, ugahabwa agaciro, ukaba ari umutobe ushobora kujyanwa mu isoko akaduhuza za nayebu, natwe tukagaragaza umutobe uvuye mu binyomoro byo mu Rwanda, ukaba wagera hanze bakabona nyine ko no mu Rwanda twateye imbere. Bivuze ngo ni ukugira umusaruro no kuwuhesha agaciro wongerera ubwiza. Icyo nicyo wisabira, kubona abantu baguha inguzanyo. Kubona abantu bampa inguzanyo. Icyo rero noneho ntabwo kikiri ikibazo. Reka ngo igisubizo cya mbere ni banki ya BRD. Kuri ubu ngubu ifite amafaranga ishobora kuguha nawe ubwawe urwo Rwanda uvuga usaba leta, ndakeka urashoboye. Wenda turangiza ikiganiro turaguha nimero ubundi uvugane nabo, zagaruka utubwira uti dore noneho uruganda nabo rukora. Banki ya BRD irahari kugira ngo ibashe igufashe mu bijyanye n'ubuhinzi. Izo nzozi zose wumvaga we ko ari inzozi zose zirahita zikemuka. Byaba ari byiza, byaba ari byiza bibaye muri ubwo buryo, kuko icyo dushaka twebwe, kuko uravuga uti ni inguzanyo nkeneye. Icyo dushaka ni ibikorwa byaguka kandi ibikorwa bya kinyamwuga bikozwe kinyamwuga, ibikorwa birabera abandi ishuri. Kuvuga ngo rero mu mikoro makeya iyo habonetsemo n'andi mikoro y'iyo nguzanyo ku buhinzi, kuba banki menshi atinya gutanga inguzanyo ku bahinzi. Kuvuga ngo ni abahinzi, izuba rizava bigire gute. Rero ntabwo izuba rizava ry'aha ngaha ni igisubizo, kuko dufite ayo mapara. Niriva amazi azazamuka tuyakoresha, imvura nigwa ubwo tuzagabanya, bizabaye igisubizo nanone. Ni ukuvuga ngo hari vitamini yo hejuru izanywe n'imvura, hari na rya zuba dufite mu Bugesera niryo nicyo gisubizo ko riri gukurura amazi yajyana hariya mu bibyaza umusaruro. Bivuze rero iyo BRD duhuje nayo ikatugirira icyizere, ikaza ikareba twebwe ibisubizo birahari byose. Leta yaduhaye imirasire yuhira, Imana yaduhaye imvura, ifumbire nayo ubwo yaguye, byose ni igisubizo muri rusange. Rero twiteguye gukorana nayo aho gutaba tugize amahirwe. Yego, reka ngushimire cyane ko witabiriye ikiganiro cyacu kandi ndetse ubasha no guha abanyarwanda abanyabwawe muri rusange. Ni byiza, nanjye mbashimiye ko mwaje aha ngaha ku murimo. Musanzwe aha ngaha mu cyaro urahabona, mwari musanzwe mwibera hariya mu mujyi mukibwanana n'abanyamujyi, ariko iyo mwaje aha ngaha natwe ubwacu bituma ibyaha ngaha mu cyaro bimenyekana, ibyo mu murenge wacu bimenyekana, ibyo dukora bimenyekana. Ushobora gusanga hari abantu bakenera ibinyomoro bakajya kubikura kure, kandi hano muri Rwero bigize gute bihari. Ntabwo ushobora kuzakenera imbuto y'ibinyomoro bose ntayo tuzabona, tuzayikura hehe imbuto nzima yizewe? Aha ngaha muri Rwero ni kare, haba mu mbuto z'ibinyomoro, haba nk'uko babibonye ni kuri na pepiniyeri, haba n'amavoka buriya byose biba bihari, imyembe bihari, ibiti byitwa grisijya bihangana n'aka karere k'Ubugesera ntibiribwa n'umuswa, nta n'izuba rikoraho, tuba tubifite. Kandi aho turi nuko ubu buhinzi bw'imbuto ziribwa n'ibidukikije, urabona ni ibiti kimwe no hari ishyamba, urumva ko harimo akayaga keza, urumva ko harimo umwuka mwiza. Bivuze rero kuvuga ngo mu guhinga mu byo dukora byose ni na ngombwa ko twita no ku bidukikije kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza, kandi burya umukozi mwiza azahabu. Urakoze cyane. Murakoze cyane mwese mwari mukurikiye ikiganiro Zahabu ya twese, dushimira cyane Tuyizere uduhaye ikiganiro cyiza cyane, kandi nawe nkubwira ngo gukundisha ubuhinzi bw'ibinyomoro. Yatwigishije byinshi, yatubwiye byinshi dushobora kugenda dukurikiza kugira ngo tubashe kugira ibinyomoro byiza, ndetse nawe uba umuhinzi koko w'icyitegererezo. Ariko ari nako agaruka ku kuvuga ko akeneye byibuze inguzanyo yamufasha kwagura ubuhinzi bwe, yewe akava kuri bwa buhinzi akabwagura, agakomeza kuba yabasha kugera no ku ruganda, akabasha kongera umusaruro, ndetse na wa musaruro akuyemo akabasha kuba yawubyaza umusaruro, akawongerera agaciro. Kongera agaciro nicyo kintu asoje yitaho, kandi nanjye mubibaza ko banki zirahari, BRD irahari, yiteguye gutera inkunga abahinzi by'umwihariko. Warashubijwe, nta kindi kibazo. Reka rero mbashimire mwe mwese mwari mudukurikiye, mbabwira ngo ibiganiro byacu tuzongera kubikorera mu mirima n'ubundi ubutaha. Nakurikira gukomeza gukurikira BTN TV. Ndimana na Jean Paul, bye bye, ciao ciao, nshimira cyane muzungu cyo twari